Mwaramutse igitondo cyiza, Yesu ashimwe. Ndabashubije aho muri hose, ndifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro 41 umurongo wa 50 kugera 52 ni rya jambo turimo kwiga ryo kwikuraho umwuka w'umuruho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Itangiriro 41 umurongo wa 50-52, Yozefu abyara abahungu babiri, inzara itaratera, abyarana na Esenati mwene Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yozefu yita imfura ye Manase, ati iyi ni ko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose n'inzu ya data yose. Uwa kabiri amwita Efurayimu, ati niko Imana yanyororokeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Reka dusenge. Turagushimiye Imana nziza, iki gitondo tuguhaye icyubahiro, iri jambo rihindura imibereho yacu n'ubuzima bwacu. Mwami Yesu, turifuza yuko wamana we ikintu cyose kiri mu buzima bwacu kitubuza amahoro, kitubuza umutekano, kimenagurika kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inyundo imenagura, isenya. Data rero ndifuza yuko unkorera igitangaza, njye na mugenzi wanjye unyumva wese, iri jambo rigahindura imibereho ye yose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Bakundwa mu mwami, ndabashuje muri iki gitondo nk'uko twakomeje kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga turimo kwiga kurwanya umwuka w'uburushyi. Umwuka w'uburushyi ukora uti? Ni ukubaho ubabaye, ni ukubaho urushyi, ni ukubaho ukubititse, umutekano ntawe ufite mu buzima bwawe. Tuzi rero amateka ya Yozefu. Yozefu yaciye mu bintu bikomereye ubuzima bwe, aca mu bintu bikomeye. Yari umwana wa bucura iwabo, akura akunzwe, ise amukunze, amudodera ikanzu itandukanye n'iz'abakuru be, akajya arota inzozi zikomeye cyane, akazirotorera se na bene se bakamugirira ishyari. Yozefu rero yajya azivuga ngo uko agenda azisobanura ngo bakuru be barushaho kumugira ishyari, ngo ariko ise akajya ahora azitekereza. Inzozi rero zaje kumuteza ibibazo kugeza igihe bapanze kumunaga mu rwobo. Mukuru we aravuga atoya, ati nimureke tureke kumuta mu rwobo, ati ahubwo tumugurishe. Nuko baramugurisha, bamugurisha n'Abishumayeli batakundaga Abisirayeli namba. Agenda aba umuboyi kwa Potifari wari umusirikare ukomeye. Muka Potifari ati turyamane, Yozefu aranga, amujyana muri gereza, amarayo igihe kugeza igihe yagiye asobanura inzozi kugeza igihe yagereye kwa Farawo, kugeza igihe yabaye umuntu ukomeye. Farawo amwigurira igihugu. Muri iki gitondo rero nshuti yanjye, ndashaka kuvuga ku mwuka wo kuruha. Imana iyo ijya kukubohora, ikubohora ihereye mu bwana bwawe, ikubohora ihereye mu buto bwawe, ikagenda ibohora ubuzima bwawe, ibubohora. Umuruho rero ni umwuka, ni umuvumo, ni ubuzima bukakaye, ni ubuzima bubabaje, ni ubuzima bw'agahinda. Hari ubwo usanga umuntu afite ibisebe mu mutima akavuga ati igihe nahereye nduha, igihe nahereye mbabaye, igihe nahereye, ariko na n'uyu munsi nkaba nkisa nk'umuntu uruhira ubusa. Ibyo nakoze byose byahindutse ivu, ndetse n'abantu ntibabiha agaciro. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya rero iravuga ngo ikintu cya mbere Yozefu Imana imwibutse, ngo umwana we w'imfura ngo yamwise Manase. Ngo aravuga ngo Imana inyibagije umuruho wanjye wose n'uw'inzu ya data yose. Kenshi na kenshi usanga abantu bafite ibisebe byo mu bwana kandi barakubitikiye mu miryango yabo, barababaye, bararushye, bafite imvune, bafite inkovu z'amateka, bafite umuruho. Ariko Yesu we yaravuze ngo jyewe Yesu ikintu niyiziho gikomeye, hari ibintu bibiri nazanywe no gukora. Abarushye kandi bakaba baremerewe, nibaze mbaruhure.
Matayo 11:28. Reka nkubwire, uwo muruho ufite, ibyo bisebe ufite, ako gahinda, kwibaza ngo ariko se jyewe ni ukubera iki narushye bingana biki, cyane cyane uyu muruho uba ku bana b'imfura, ko ari bo inshingano nyinshi ziba ziriho. Aravuga ati Imana we, Imana yanyibagije umuruho wanjye wose wo mu nzu ya data yose. Imana igukiza umuruho w'ububabare, uwo muruho ufite, ako gahinda ufite, ubwo buremere n'ishavu ufite mu mutima wawe, nta muntu wenyine wakumva uburyo urushye, nta muntu wenyine wakumva ako gahinda ufite, ariko Imana irabizi, izi uwo muruho wawe, izi umuruho wo guhahira abana bawe, izi umuruho wo kuba abana ari wowe byose, izi umuruho wo kuba warashatse ariko ukaba uri byose kandi wifashe ibintu byose. Burya n'uzareba ibintu byose ari we bizengurukaho, ni ukuri aba ari ikimenyetso cy'umuruho. Umuryango ni wowe wikoreye, akazi ni wowe ugakora wenyine kandi n'abandi barize, mukwiye kuba mufatanya, ariko ugasanga ibintu byose biri ku mutwe wawe. Ndagira ngo wiyiteho, wikebuke, wisengere, ubwire Imana uti Imana, uyu munsi nkiza umuruho, nkiza uyu muruho Mana, uyisobanurire kavukire yawe, uyibwire uti Mana, uyu muruho wose uri ku mutwe wanjye, mbohora umuruho w'urugo, mbohora umuruho w'ibyo nkora. Ntago mvuze ko twese tudakora, oya, ariko hari ibyo ubona ukabona birarenze. Imana ikubohore uhereye mu ivuka ryawe. Uyu munsi ubisobanurire Imana, ubwire Imana uti Imana, nyibagiza uyu muruho, uwunkureho, unyorohereze. Icyo abantu bavuga ngo ushyiremo inyoroshyo, Imana ishyire inyoroshyo mu buzima bwawe. Ikindi cya kabiri, wakire Imana, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, akubera umwami, agukize umuruho w'ibyaha. Hari ubwo umuntu aruha agakubitika akavuga turabizi, reka ninywera inzoga, nta kindi gisubizo mfite. Ibi bintu naruhiye imyaka yose, ibi bintu nasobanuye imyaka yose, none bishoje binkomerekeje, none bishoje mbabaye. Umuntu rero akagira ibisebe by'umutima, akiroha mu nzoga, akiroha mu busambanyi, akiroha mu bindi bintu bidafite umumaro. Yesu aragushaka, Yesu arashaka kukwibagiza uwo muruho n'umubabaro, Yesu arashaka kukuruhura. Ndabizi ko urushye, ndabizi ko ufite umuruho, ndabizi ko hari ibintu waruhiye bikomeye, ariko uyu munsi ibyo watekerezaga si byo wabonye. Iki gitondo Imana iguhe Manase wawe, ikwibagiza umuruho n'umubabaro wagize mu buzima bwawe uhereye mu bwana bwawe. Kenshi na kenshi hari ubwo twirengagiza, ugasanga umuntu aravuga ibya nona, ariko ikebuke usubire inyuma, ubuto bwawe wabayeho uti, maze niwisengera uhere inyuma, usobanurire Imana kavukire yawe n'umuruho, ko wabayeho ucumbika, kwiga bigoye, kurya bigoye, kwambara bigoye. Umuruho, Imana itubohore, iduhe Manase wacu, iduha agakiza, iduhe kuyimenya, iduhe kuyubaha. Yesu nashimwe cyane. Uwa kabiri amwita Efurayimu, ati uku niko Imana yanyorekeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Ndabizi sinzi aho utuye, kandi nzi ko waciye mu bintu byinshi, ndabizi ko wavunitse cyane mu bintu bitandukanye, ariko Imana iguhe kororoka muri iki gihugu, Imana iguhe kororoka mu gihugu urimo, Imana ikure urupfu mu mirimo y'amaboko yawe, Imana ikure urupfu mu kazi kawe, Imana iguhe kororoka, Imana iguhe kugwira, Imana iguhe Manase wawe, imirimo y'amaboko ukora Imana yiha umugisha, Imana yororotse umunezero wawe, Imana yororotse abana bawe, Imana yororotse urugo rwawe, ibyapfuye iwawe Imana ibikureho, Uwiteka akure urupfu mu byawe. Haleluya. Ngo Imana, uku niko Imana yanyororokeje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Ndabizi ko ubabaye, ujya uniherera ukibaza utari kubera iki ari njye uca muri ibi bintu, kubera iki muri iki gihugu cyose ari njye uri mu ijoro ry'ubuzima. Bibiliya iravuga ngo Yakobo agera ahantu h'i Beteli, ngo bwije izuba rirenze yisegura ibuye. Ndabizi neza yuko ubabaye, ndabizi neza yuko ku bandi ari umucyo ariko wowe ari icuraburindi, ariko kankubwira ikintu kimwe,
Imana iguhe Efurayimu wawe, Imana ikororotse, Imana ikwibuke, Imana ikumare umubabaro wawe, Imana yibuke agahinda kawe n'ishavu ryawe, ikororotse, ikwibuke, igukura aho hantu wabaye icyapa, igukura aho hantu wabaye ikiraro, igukura aho hantu ibyawe bivuze bitagenda, bimeze nk'ikidendezi, iguhindurira amateka. Haleluya! Ikororotse muri iki gihugu, uzamuke ugere ku mugisha wawe Imana yakugeneye, kandi ubuzima bwawe ubushyire mu biganza by'Imana. Ndagira ngo utangirane n'Imana muri iki gihe, ikuruhure, igukureho umuvumo wose, umuvumo wo kutagira n'umuruho wo kutagira icyo ugeraho, ahubwo ukaba urushye. Imana ikuruhure muri iki gitondo, Imana ikwibuke, Imana ikugirire neza. Yesu aguha umugisha. Imana iguhe Manase wawe na Efurayimu, ikwibagiza umubabaro n'umuruho wose, ikororotse muri iki gihugu. Yesu naguha umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, ni wowe wenyine waje kugira ngo turuhure, tubohore mu muvumo w'umuruho, turuhure, dukure mu muruho, dukure mu mubabaro, twibuke Mwami. Duha Efurayimu na Manase, reka bavuke mu buzima bwacu, reka amateka ahinduke. Mana nziza, ndagushimiye, icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu munsi wirirwa usenga usobanurira Imana kavukire yawe. Amen.